Turabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Umwaka mushya muhire. Turi ku wa mbere itariki 5 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2026. Ni umunsi wa gatanu w'umwaka. Irifasha ry'umunsi tugeze ku gice cya 439. Muri kumwe na Fulgence Mutabaruka. Uyu munsi turaganira ku ijambo ry'isanganyamatsiko ivuga ngo Uwiteka ari kumwe nawe wa munyembaraga we. Uwiteka ari kumwe nawe wa munyambaraga we. Iryo jambo tugiye kuganiraho. Turasoma igitabo cy'Abacamanza igice cya 6 umurongo wa 11 n'uwa 12. Haravuga ngo nuko marayika w'Uwiteka araza yicara munsi y'igiti cy'umwera cyari muri Ofura kwa Yowasi umwe ya Yezebeli. Umuhungu wa Gideyoni yasekuraga ingano mu muvure bengeramo vino ngo azihisha Midiyani. Marayika w'Uwiteka aramubonekera aramubwira ati Uwiteka ari kumwe nawe wa munyembaraga we, ugira n'ubutwari. Ngiye kubwira ngo Uwiteka ari kumwe nawe wa munyambaraga we. Uyu munsi ntago uri kubwirwa ari Gideyoni mwene Yowasi, ahubwo ubwirwa ni wowe. Nje kongera kukubwira ngo Uwiteka ari kumwe nawe wa munyambaraga we. Erega uko wibona nuko abantu bakubona, uko witekerezaho nuko abantu bagutekerezaho bitandukanye nuko Imana ikubona. Bitandukanye nuko abantu bagutekerezaho. Ibyo abantu bagutekerezaho bitandukanye n'ibyo Imana igutekerezaho. Uyu ni Gideyoni arimo arasekura ingano ngo azihisha Midiyani kuko bari bugarijwe babahoza ku nkeke. Ariko Imana areba Gideyoni ikabona Gideyoni ari umuntu udasanzwe, ari Imana izakoresha kugira ngo atsembe, kugira ngo ananize Abamidiyani, kugira ngo arwanire ubwoko bwabo. Yibonaga nk'umunyantege nkeya, ariko Imana ibona nk'umunyembaraga. Uyu munsi reka mvugane nawe. Mu ntege nkeya zawe Imana ikubona nk'umunyembaraga, cyane cyane ko mu ntege nkeya zacu niho Imana ikorera. Mu kwibona yuko rwose ntacyo umaze, Imana ikubona nk'umuntu w'agaciro. Uwiteka ari kumwe nawe wa munyambaraga we. Imana ikubona nk'umuntu w'umunyambaraga. Imana ikubona nk'umuntu wakora ibidasanzwe, ikubona nk'umuntu wakora ibikomeye. Hindura uko utekereza, hindura imitekerereze yawe. Birashoboka kuko abantu bakubona nuko wibona siko Imana ikubona. Imana igutekereza nk'umuntu ukomeye cyane. Wahindura amateka y'umuryango, wahindura amateka y'imibereho yawe binyuze muri wowe. Ariko ibyo byose nta cyatuma biba, nuko Uwiteka ari kumwe nawe kugira ngo bigushoboze, kandi imbaraga si izawe, ahubwo kuko Uwiteka ari kumwe nawe uhita uhinduka umunyembaraga. Nshoje mvuga ngo Uwiteka ari kumwe nawe wa munyambaraga we. Tinyuka 2026 ibyo watinye utera intambwe, utangira ubikore, tangira ugerageza gake gake. Imana iri kumwe nawe, uri umunyembaraga. Ibitekerezo byawe ntibisanzwe, ntukabisuzugure. Ubwenge ufite rwose ntukabutesha agaciro, kuko Imana iri kumwe nawe. Imana umwije guha umugisha. Reka ngusengere. Nsengere mwene data mushoboze kumenya no gusobanukirwa kuri kumwe nawe, kandi umwereke kuruta mbere, umuhe imbaraga umubashishe.